tuje imbere yawe. Shalom shalom bene data muri Kristo Yesu, abakozi b'Imana, abahagarariye umukumbi w'umwami bari ku izamu ryo gutakambira isi n'abayituye kugira ngo Imana ibarengere, n'abera bose aho muri, Imana ishimwe ikibarinda kandi yabashizeho umutwaro wo guhagarara imbere yayo mukabasha kwisenga. Ibanga rizwi n'abake ritamenywe na bose. Umwanditsi yavuze ngo byahishwe abanyabwenge, ariko Imana ibishurira abaswa cyangwa se abo yashatse. Ndashima Imana ko ukwezi kwararangiye, aho dutangiye amasengesho yo kwiyiriza buri wa gatatu dusengera isi n'abayituye, dutakambira ibihugu byacu kubw'icyorezo cya coronavirus cyateye isi, cyugarije amahanga yose kitoroshe. Ariko Imana ishimwe yaduhaye ibanga ryo kuyimenya rikomeye, bigatuma tugira ibyiringiro, tutababara nk'abatagira ibyiringiro, cyangwa ngo twihebure, cyangwa ngo twiganyire, cyangwa ngo twumve ko tugotse. Oya, Imana ni nyir'ibihe, ifashe vora y'ibihe, ibitwara iyo ishaka. Iyo yemereye ibihe by'umwijima ko biza biraza, iyo umunsi ishatse kubikuraho irabikubura. Ni nayo mpamvu nongera kubibutsa gato kuri iyi mesaje ko by'ukuri dutangiye ibi bihe byo gusenga, korona imaze gutangira kwamamara cyane, itangiye kwamamara gusirikira, ndibuka nibwo njye natanze mesaje inzozi nagize. Ariko impamvu yayo nyivuga ni iki? Ni ukugira ngo abakristo bafite kwizera ubwoba bushire, batuze, ntimukangike ngo muhahamuke, abantu ngo bumve ko ishano ryaguye, mbese abantu babeho nk'abategereje gupfa, nk'abatizera na gato. Njyewe Imana yarampumurije imara ubwoba bwose. Ndatuje ku bwanjye n'umuryango wanjye, ndatuje ku bw'igihugu cyanjye, ndatuje ku bw'umugabane wa Afurika, ndamahoro pe. Kuyihe mpamvu? Nuko Imana yanyeretse iyi coronavirus, nyibona njye nabonaga ari inyamaswa nini igendagenda isi yose, ibihugu byose, ndende nini bene nta wabasha kuyitanga. Igihugu yinjiye abantu bose barita mu mazu, bagahunga, bakayisigira imihanda, bakayisigira imbuga zose, ikagenda yonyine. Ariko ikandagira ifite inzara, yari ifite inzara zikomeye 9. Ikintu cyose, ikiremwa cyose ikandagiye yaragihonyoraga cyangwa se ikagikomeretsa. Nkabona bimwe birapfuye, ibindi birasigaye byakomeretse, biri aho ngaho bene uko, mu buryo butoroshe. Byari biteye ubwoba. Yagendaga nka kurya kw'indege, yihuta cyane. Ariko icyaje kumva imbaraga niki, mbona ko ihindukira yerekera muri Afurika. Ihindukira yerekera muri Afurika, duhagurukira rimwe, tuvuza induru, turapfukama, dutega amaboko, turatakamba, turasenga, mbese duhanganayo. Ndakubona umuyaga uraje, umuyaga urazamuka uhangana nayo. Yagira ngo irahindukira imanuka, umuyaga urayikubita kabisi, irwana n'umuyaga, vitesi yari ifite uragabanuka, umuvuduko uragabanuka, uko yagendaga biragabanuka, ijya kugera muri Afurika. Mbona ko kabisi imbaraga zayishiranye, ariko ifite iterabwoba, iranakangitse kuyibona. Ikundo nanjye nabonaga ari ibintu bikomeye. Ariko ijya kugera muri Afurika, mbona ko imbaraga zayishiranye, wa muyaga ugera ahantu inzara zayo zirakuka, isigara n'inzara 2 gusa, 2 nizo nabonye ikandagira mu bihugu byacu hano mu biyaga bigari. Mbona kabisa inzara 2 arizo isigaranye, ariko igenda gahoro, ifite urutegeruke, mbese wa muyaga wayibanye ikibazo. Niyo umuntu yambwiraga ngo uyu muyaga ni imbaraga z'amasengesho, zije gucogoza imbaraga z'icyorezo kibateye ubwoba cyahahamuye abantu. Mukomeze musenge mutakambe kuriya,
icyorezo cyaciwe intege, icyorezo cyakuwe inzara, icyorezo cyakuwe umuvuduko. Bizaba ari ibintu bisanzwe bidakomeye cyane, bizashira mu gihe gito, ariko kitagize ubukana nk'ubwo cyahagurukanye. Nuko nabibonye. Niyo mpamvu nyuma yaho n'Imana yaduhaye umutwaro nk'abakozi b'Imana. Benshi Imana yagiye iganiriza ko dushyiraho ibihe byo gusenga, twiyiriza, tujya imbere y'Imana, dutakambe ntitureke. Niba iby'Imana yarabireka dutakambira ibihugu byacu, tugatakambira isi. Buri muntu akwiye gutakambira urugo rwe. Nimba twahagaze nk'abarinzi b'ibihugu, hagarara nawe umurinzi w'urugo rwawe. Ntiwicare gusa ngo utegerereze aho ngaho. Iyo umuntu adasenga agira ubwoba, ariko gusenga biza byeyura ubwoba, bikeyura umwijima uwo ari wo wose, bigakuraho amaganya, bigakuraho stress. Nibyo kabisa. Ndashima Imana ko ariko yabikoze by'ukuri. Ubu ko turasenga amasengesho yo gukubura no kugira ngo Imana irangize burundu, ishireho iherezo kabisa, abantu ubuzima busubire kuko bwari busanzwe. Reka rero nsozereze kuri iri jambo ryo gusoza uyu munsi w'aya masengesho. Ijambo ryo gusoza uyu munsi w'aya masengesho yo kuwa gatatu yo kwiyiriza, dusengera ibihugu byacu, dusengera n'isi muri rusange kubw'iki cyorezo cya coronavirus, n'ahandi n'ibihugu biri mu bibazo by'intambara n'ibindi byose turabisengera kuko ibyorezo ni byinshi. Yesaya 38 ku murongo wa mbere haravuga ngo muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga, aramubwira ati, Uwiteka aravuze ngo, tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira, ahubwo ugiye gutanga. Urapfa, ugiye gupfa. Kuri kabiri, nuko Hezekiya yerekera ivure. Amaze kubwiga yakoze iki? Ese iyo wumvishe izo nkuru we uzukora iki? Iyo wumvishe amakuru akomeye ukora iki? Dore abandi icyo bakora. Nuko Hezekiya yerekera ivure nyuma yo kumva ayo makuru, atakambira Uwiteka ati, ndakwinginze Uwiteka we, uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe. Dore abandi baza bibutsa Imana ko bayikiranukiye, bigatuma Imana ihinda umushitsi, ikananirwa kubatererana, ikigaru n'urupfu ikarukuraho. Ngendera imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ibishimwa imbere yawe. Uyu mugabo yagiraga imirimo izishimisha Imana. Uyu mugabo yatemaguye ibigirwamana bikura mu gihugu, yimika Uwiteka. Aravuga ngo sinayobora igihugu kirimo ibigirwamana, ndabitemagura. Imana rurema ariyo nimika yonyine. Ikindi, uyu mugabo yari yarubatse ingoro y'Uwiteka, akora ibintu bikomeye, yubakira Imana, arasana ibicaniro by'Uwiteka. Arayibwira ati, gute wibagiwe ibicaniro nasanye? Wibagiwe insengero nakubakiye? Abagabo bararutana. Hari abagabo bagira amateka mu maso y'Imana, bayibwira bakayikonvenga, ariko hari abandi bagira n'isoni zo kwitunguka imbere. Wajya imbere se ngo uyibwire iki? Ari ugukiranuka byarakunaniye, ari ukuyubaha byarakunaniye, ari ukuyikorera ni iyihe mirimo ugira wayibutsa kugira ngo igukureho urupfu? Wakoze iki? Ni ibiki? Nta rusengero urubaka, nta gicaniro cy'Uwiteka urasana. Ibishimwa imbere yayo ntabyo wakoze. Mana yanjye, ubayeho ute koko? Ubayeho ute kweli? Isi uyibayemo gute? Garuka nshuti yanjye, haracyara guhera none nufata umwanzuro. Imana irakubwira udasanzwe, irakubwira intwari mu byayo, izagukoresha iby'ubutwari. Tangira none, utangire gusana ibicaniro by'Uwiteka, utangire kubakira Imana inzu zayo, insengero, kuko aho kuba warahiyubakiye abandi ufite imigambi n'ibindi warabyishakiye, aho warahatunganyije, ariko asaha Imana iba haratunganye, aho Imana iba aho ikorera ibyayo bikorerwa haratunganye se? Uyu mugabo yari afite ibintu ahagazeho
kugira ngo abwire Imana koko. Nuko Hezekiya ararira cyane nyuma yo kuyibutsa ibyo, araturika. Ni ukuri uzabirebe, umuntu usenga afite gukiranuka ntabimwagiriza mu mutima, yibuka n'imirimo idasanzwe yakoreye Imana, niyo agiye gusenga afite ibibazo, amarira ahita azanywe n'iki? No kwibuka ingene akunda umwami n'ibyo yamukoreye, yarangiza yareba ibibazo afite, bigatuma yaturika akarira. Imana yareba ayo marira. Umva rero munsi kuri kane, maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yesaya riti, subira. Yesaya wa muhanuzi waje kumubwira ko agiye gupfa, subirayo ubwire Hezekiya uti, Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze iti, numvise gusenga kwawe. Haleluya, haleluya. Numvise gusenga kwawe, mbonye n'amarira, ari amarira y'umwuka, Imana izireba nayo igashoberwa. Ariko amarira y'inzara, amarira y'ubukene, amarira y'irari, ayo nta ikanga ntacyo ayibwiye. Ariko amarira y'umwuka, karya Timoteyo yagiraga impano y'amarira y'umwuka, yazaga asenga yarira gusa, Imana ubwayo igahaguruka. Habe na Pawulo yaje kumwandikira akavuga ngo nza gukumbura, ariko nibuka amarira yawe nkumva ibisazi birazamutse. Yakumburaga kumureba arira gusa. Kubaho, umva rero Imana iramubwira ngo none kubera iyo mpamvu, kubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15, kandi nzagukizanya n'uyu murwa, uyu mujyi nzawukizanya nawe, mbakize umwami wa Ashuru. Nzawurinda. Haleluya, haleluya. Mvuga iki inshuti yanjye? Wari uzi ko amasengesho isengesho ryo kwizera rigereranwa nka kuriya kwa Misiri. Isengesho ryo kwizera rimeze nka kuriya kwa Misiri. Misiri yo bayohereje iragenda, niba bayitumye indege ikate, Misiri irakata, imanuka iramanuka, izamuka irazamuka, mu bicu nayo irahanyura, kugeza ubwo izayihanura. Ngubwire ko isengesho ntiribora, isengesho ntirisaza, isengesho ntirigenda ubusa. Uko dusenga hari nayo usenga kugira ngo ntiyakoze gute, Aristoke ahantu aracyari kwahiga ibyo wayatumye kugeza ubwo azabikubita hasi. Misiri ishaka kwiriza umunsi itarahanura indege, ariko nyamara iri mu kirere, iri kuyishaka, iri kuyikurikira kugeza ubwo ibuyihanure. Isengesho ryose ryo kwizera ntirishobora kugenda ubusa, rirakura, rirahanura imbaraga z'ibishitani, ziramenagura ibintu bya karande n'ibintu by'imivumo n'ibintu by'ibirozi n'ibindi. Isengesho rigakubita hasi, rishobora kumenagura ibi byorezo, rigakurikirana iki cyorezo cya virus nka kuriya Misiri zikurikirana indege iyo zishaka kuyihanura. Niko bimeze. Imbaraga z'amasengesho iyaba isi yari izira ibanga ngo twese turikoresha, murebe bizakoreka. Kurikira amateka y'abami b'Abisirayeli, igihe byakomeraga bahagarikaga systeme zindi bagakoresha systeme z'amasengesho. Bivuga iki? Hari na systeme nyinshi zikoreshwa mu isi no mu bihugu, ariko ziba zaravuye muri revelation z'amasengesho. By'ukuri ibyo nabyo bari ibisubizo biva ku Uwiteka. Gukoresha ubwenge Imana yaduhaye, ibyo ni ibanga naryo riva mu bushake bw'imbaraga z'Imana. Hari ibyo nukuri dusubiza bivuye ku masengesho gusa, hakaba n'ibindi dusenga ikaduha revelation y'ibyo twakora, ibyo twakwirinda, ibyo twakoresha, ibyo twakora, ibyo twavumbura, bigatuma igisubizo kiboneka byanga byakunda. Gusenga isengesho ryatumye intare zisinzirira guhwera. Kubera iki? Isengesho y'umugaragu w'Imana
daniyeli yasenze amasengesho ya moto ya yandi asinziriza intare gupfa zigasa n'izahwereye. Isengesho rikonvenka marayika akamanuka akaza gukora operasiyo mu ntare. Imana ntiyabura uko ikurwanirira, iyo ibuza abakutabara yonyine intervena. Ifite intare yakoresha, ifite abamarayika yakoresha kurwanirira. Elisa yakoresheje idubu nizo zaje kurwana neza cyane, akazi operasiyo zirayikora. Eliya i Karumeli operasiyo ikoresheje iki? Umuriro. Yarahamagaye umuriro amanuka. Imbaraga z'amasengesho, gusenga byamanuye umugabo, umuntu usa n'umuntu utazwi mu batuye isi. Habe n'ababa mu ijuru uwo muntu ndabe bari bazi, kuko bazi ijuru ribamwe Imana n'abamarayika, ariko wambaye umubiri ndabe bari bazi. Ariko haraje undi wa kane agaragara aje kuzimya umuriro gusa, watawe mw'abana b'Imana aza kubazimiriza. Icyo bakoze niki? Bakoresheje gusa systeme tekinoloji ya priere gusa, tekinoloji y'amasengesho. Gusenga ni tekinoloji iri mu isi hayikora cyo kimwe n'izi zindi zihari. Izi zindi zishobora kunanirwa, tekinoloji y'amasengesho ntizinanirwa. Tekinoloji zose z'abazungu n'abatuye isi hari aho zitagera, ariko tekinoloji yo gusenga ntahitagera. Haba imbere y'Imana igera. Ngaha bakora amamisire n'abakora amabomba ndaho urarasa ngo tumve ko yarashe ngo bigere mu ijuru ku Mana. Ariko isengesho ry'umuntu wicaye wapfukamye ku karago, direct mu isegonda riba ryageze. Iyo misire yamara n'imyaka 1000 itarageraho Imana iba. Ariko haleluya. Ariko isengesho automatique mu kanya gato. Icya kabiri, ibyo bakora byose amabomba n'ibindi, izo ni tekinoloji zihambaye kandi z'abanyabwenge zikomeye. Ariko ntayo barakora ngo igere mu birindiro bya shitani ngo twumve ko satani yabomboranye ngo bamuteye ibisasu, ntibishoboka. Ariko isengesho rivuye ku mutima wizera, isengesho ry'uwapfukamye ku mavi mu minota itarenze 2 riba ryabombarize muri biro santarare ya satani haba kavuyo. Amabomba y'amasengesho aba yageze. Iyo ni tekinoloji ikomeye y'inyembaraga abantu bagomba kubaha, tukayikoresha mu bihe bikomeye, mu bihe byoroshe uko byabimeze kose dukoresha amasengesho. Nshuti zanjye, nimusenge. Na Yesu yaravuze ngo nimusenge kugira ngo mutagwa mu mosha mabi. Gusenga bidukiza mosha mabi, gusenga bitumara ubwoba, gusenga biduha imbaraga, gusenga biratwika amavirusi n'imyanda yari yose y'abadayimoni. Gusenga birema amateka masha y'umuntu. Hari uwavuze ngo nunasuzugura abantu ngo zirinde gusuzugura umunyamasengesho. Agereranywa n'umwana muto w'umunyeshuri yiga arushe gasa nabi kanduye ariko nyamara ejo hako gashobora kuzayobora abandi. Umunyamasengesho uko biri kose yasuzugurwa yabameze gute, ariko afite imbaraga zikontorora ibirere bidakontororwa n'ubuhanga bw'abahanga. Imana mu izina rya Yesu ngushimiye umunsi mwiza waduhaye kwirirwa imbere yawe. Dutakambiye igihugu cacu, dutakambiye akarere kacu, dutakambiye Afrika yose, dutakambiye abera uwitwa wese ko ari umukristo ahari ku isi yubaha Imana, yagiranye igihango na Kristo. Ndamusengeye ngo amaraso ya Kristo amutwikire, ibi byorezo n'ibindi ntibikagira icyo bizamutwara mu izina rya Yesu. Abana bacu, imiryango yacu, abayobozi bacu, abatware bose, abakomeye n'aboroheje, ndabatwikiriza amaraso ya Yesu. Isi yose muri rusange nyiramburiye ikiganza ngo uyikize muri iki cyorezo, ukubuza umukubuzo w'umwuka wera. Imbaraga z'umwuka zikubura Uburaya, zikubure Amerika, zikubure Aziya, zikubure Australia, zikubure Afrika. Isi yose, buri gihugu cyose umwuka nyuremwa kubure, umwanda w'virus ukurweho, imbaraga z'Imana ziganze, abantu basubire mu buzima buri normal, bahimbaza Imana, basenga basenge, abaterana biga, bacuruze, abakora imirimo mu office, abantu bose basubire mu mirimo yabo. Umwijima weyurwe n'imbaraga z'Imana. Urakoze Gitare, urumvishe gutakamba kwacu. Umwijima ureyutse, umucyo urarashe, abera bazashima Imana bavuge gukomera kwabo. Tubisenze mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Imana ibarinde, ibagirire neza, naho kuwa gatatu umunsi wo kwiyiriza imbere y'Imana.